nongeye kubazuza kandi bifuriza ibihe byiza nshuti mukunzi mukomeza kudukurikira kuri 3M TV. Uyu ni umwanyitsi wagize inkuru nziza cyane kandi mukunda, inkuru yacu y'urukundo rero yitwa Raven Shadow, ari nayo ngiye gutangira nkugezaho. Ariko rero mbere yuko nyitangira, wakoze subscribe banzure ko yikoze kugira ngo buri nkuru yose dushyiraho igihita ikugeraho. Mu gihe utarayikora waba ukomeze gucikwa cyane. Ngiye gutangira nkugezaho rero iyi nkuru yacu, igice cya gatandatu cya Raven Shadow. Murabyibuka neza ahantu twagarukiye mu gice cyatambutse, twagarutse ibintu byamaze gukomera. Sofia akangutse akisanga mu nzu ya Adrian Cross. Ibaze nawe umuntu udakunda na gato, noneho unafitanye nawe ibibazo wakwirukanishije mu kazi, ukarara wasinze mu kabari, akaba ari wagucyura akakuryamisha mu rugo rwe, ukabyuka ugasanga nyina idebye abona. Reka ndeke kubikubwira cyane, reka dukomeze n'igice cya gatandatu. Nduke kure. Ubwo nyimara kubona Adrian Cross ngeze imbere, navugije ndavuga ni mane yanjye ibi ngibi ni ibiki bimbayeho, kuko Adrian yaraje aranyegera ahita ambwira ati Sofia kusa kuzubaye iki bigenze bite? Ndamubwira ni Adrian winyegera mbabarira gumaho ngaho, iyi nzu ndimo ni yande, byagenze gute? Cyangwa nge ndabona ndi no kurota bino bintu ntabwo ndimo kubyumva neza. Adrian Cross aranyegera ati Sofia nimugoroba murabizi nyimara kuva iwanyu sinzi ukuntu byagenze ngo mwagiye kunywa amayoga muragenda mujya mu kabari. Ubwo rero muri Heaven Paradise nagiye kumva numva mushuti wawe Jack aramamagara ambwira ngo Cross ngo Rain yasinze ngo kandi ndacyashaka gukomeza kwirira show ngo ngwino munahanire. Ndeba kujyana muri ranzu nkagusiga mu kizu utazi wenyine, namuntu uri buze kukwitaho. Sofia wari wasinze ku buryo wari wasinziri, warukaga man, wangoye cyane nukuri. Rino joro sinzi ukuntu nabigusobanura, wangoye bikomeye cyane. Ndamureba numva ngozwe n'isoni, ndamubwira ni mumbabarire nukuri munyihangane. Ariko se Jack ibyo nibiki yakoze? None se kujya tanahanye base ngagaruke muri ibyo birori bye. Ubwo rero nyimara kuvuga gutyo, Cross aravuga ati ntago Jack wamurenganya kuko byumvikanaga rwose, kuko nahageze nsanga boyfriend wa hari, sinekereza rero ko yari kumusika mu kabari. Iyo bazana se bakanjyana kuki bantaye kuko numvaga nakozwe n'isoni. Ndavuga ati Cross rwose umbabarire, ndumva nkomeje kubera umutwaro rwose, umbabarire, ndumva bimbabaje iryo joro ryose. Nise ubundi ko nambaye iyi myenda nambaye ni yande? Cross ati iyi myenda wambaye yako ni mibi se? No, ntabwo ari uko ari mibi, ahubwo ni yande nyine. Cross arandi bakavuga ati iyo myenda rero, iyi nzu iba muri Amerika ni inzu yanjye, najyagamo abana na sister wanjye, ariko sister ari mu Rwanda. Yaje mu Rwanda hari business nawe yatangije, hari amakampani ye abari mu bintu bye, ntabwo akiza hano. Ariko rero imyenda ye yarayisize kuko ntabwo yari gutwara imizigo myinshi mu gihe no mu Rwanda yari afite ibikoresho. Rero iyi nzu niyo tujya tubamo iyo turi hano, nawe yaje ayibamo, nanjye naje hano nyibamo. So muri Amerika ni ahantu nyine dukunda ku buryo tuhaza kenshi bitera impamvu z'akazi n'impamvu zisanzwe. Rero kuhagira inzu irimo n'ibikoresho nabyo biba ari ngombwa. Rero iyo myenda ni, kandi ntekereza ko atazahagaruka kuko yarashatse kandi we n'umugabo we baba hariya. Ntekereza rero yuko nta gahunda afite yo kugaruka muri kino gihugu. Numvishe bindenze, nkumva ntacyo mfite cyo kuvuga, nkumva nta kintu, nkumva nyine ibintu byose byanshanze. Mpita mvuga nti se Cross telefone yangiriye koko? Cross yizavuga ati telefone yawe ahubwo wayituye hasi, yamenetse nijoro ubwo nakuzanaga mu modoka wavuyemo nabi cyane, none wari ufite amahane menshi, uri kuvuga ati mva imbere, none ukagenda telefone uyituye hasi birashwanyutse. Ubwo rero ariko nagutumirije ndi, dore ni yawe yamenetse ngiyi, ushobora guhindurana amasimukadi, gahunda zawe zigakomeza. Wihangane ku byakubayeho nijoro. Nibiki bindi byambayeho Cross? Ndashaka umbwire buri kimwe cyose cyabaye guhera nijoro. Ariko rero Jack sinzasubira mu rugo rwe. Umuntu muzima utekereza agafata umwana w'umukobwa akanyohereza akaguhamagara. Ese Cross wowe uri umukobwa ku buryo wari kuncumbikira? Ni gute yatekereje ate kuguhamagara? None nabizi yuko tunafitanye n'ibibazo. Jack ni umugome. Ako kanya mpita mfata telefone yanjye, narangiza ko nkabona yamenaguritse, ariko urambona ikirimo iranakora. Nkavuga ni Cross rero, ariko it's okay, telefone yawe yigumana, dore yanahenze cyane, iPhone 16 irahenze cyane, ntabwo ari ngombwa yuko uyimereza. Reka nta kibazo, ndaza gukoresha yanjye, iyi ngiyi nubwo yamenetse ndabona irimo gukora. Cross ati no, urayireka nyigire neza, ndayikoresha iki kandi nayigutumirije? Niyo nyine yifate, ahubwo wenda niba utayikoresha reba undi muntu wahereza. Ariko ndabona ko iyo telefone yawe yamenetse cyane ku buryo utayikoresha. Alene ntukihagarareho, iyo telefone urayikeneye.
mpita numva ari byo nyine ubwo bampashe simukadi nzishyiramo mbamamagaye Jackie numva ngiye kumwica, ndamuhamagara noneho telefone icamo bwa mbere ntayifate, ndangije mpita mbwira Cross ibi bintu ni biki, kuki ndi kumuhamagara nticamo, aho ntiwasanga wamwishe. Cross araseka cyane ahita ahaguruka arigendera, ubwo ndongera ndayihamagara telefone ya Jackie yanga gucamo, ngerageza kabiri, noneho ku bwako kanya njya kubona mbona iciyemo, ariko ifatwa n'umusore. Ndamubaza weho urinde, kuki witaba telefone ya Jackie, urinde weho? Umusore yitambwiye ati niwe Sofia. Yes, iyi telefone rero ni ya Jackie, ndayitabye, ndi boyfriend we, ntabwo nzi ejo bundi sinaje, naraje ejo bundi nitwa Jeff, naranabasuhuje ubwo sinzi impamvu wanyibagiwe. So naraye hano rero, nararanye na Jackie, twaraye dutashye twasinze ntabwo twibuka ibya nijoro. So Sofia, ahubwo si we waraye, ko Jackie yari yambwiye ko mugiye ko muri kubana muri no minsi, nkaba mbona utari mu rugo, uri he? Ati it's okay Jeff, none se wampereje Jackie tukavugana? Jeff ati no, Jackie aracyasinziriye, ahubwo nabyutse kare kugira ngo mutegurire utwo kurya, nuko numvaga nyine telefone itariyo, ndavuga abantu basanga bamubuze, nibwo nyakije nyine rero mpita mbona urahamagaye, nuko uburyo nyifashemo. Ariko niba ushaka kuza kumureba nta kibazo waza, nese uri kure? Nikiza yuko utari kure. Numva nta kintu cyo kuvugana na Jeff, ndamubwira no it's okay Jeff, ndaza mu kanya, ndaje kandi ndaje mbarebe. Ako kanya numva ntazi icyo gukora, mana yanjye, mpita mpamagara, ubwo mpita mpamagara nyine Cross araza ansaga mu cyumba, maze kumuhamagara mpita mbwira Cross, mbabarira ngeze kwa Jackie ko sinanahazi, kino gihugu n'ubwa mbere nkigezeho, sinzi n'ahantu nanyura, n'ukuri ubu ngubu ndumva ibintu byose byanshanze. Ahita njyana anyereka icyumba, arambwira ati kino cyumba kirimo imyenda, kiriya nacyo ni cy'inkweto, ushobora kwinjira ugafata imyenda n'inkweto wumva ushaka, hanyuma koko tukagenda nyine. Ndamubwira no it's okay, ndagenda nambaye, ariko ntukansetse, urugendo wambaye imyenda yo kurarana Robedon, ntagiye byari ibintu byo gukora, iyo ntago ari imyenda yo kugendana. Ati ariko ndandi mu modoka nta muntu urabona. Cross ati no, ntabwo ari ngombwa, afata imyenda wambare nurangiza ugende. Ndagenda ninjira mu cyumba, nsanga ni icyumba kinini cyane cyiza. Ubwo twavugaga ibyo ndi mu cyumba cyo kuraramo, ntabwo nari nigeze mbona ukuntu hanze yari icyumba cyiza cyane, icyumba kinini, none uyirebeye hanze n'inzu wagira ngo ni ibwami. Nkibaza iyi nzu nta bantu babamo, Cross aza kuyibamo gusa, ifite abakozi. Ni nkubwira ukuntu muri Amerika gutunga umukozi bigoye, Cross afite y'abakozi bahoraho, abazungu, abachief de cuisine bateka. Ati ahubwo Lene ntabwo wagenda utari kuko barangije kugutegurira. Ndavuga no it's okay, ndagenda nta kibazo. Cross aravuga ati ntabwo bikunda, urambabarira urye. Ndagenda nyine uko ndanga kumusuzugura nk'umuntu nari nabonye yamfashije, nari nanze kumurakarira ngo nangire mushyireho urusaku rwinshi. Ndagenda nyine ubwo ndatangira turarya, ariko Cross yari umugabo utaravugaga amagambo menshi, ubwo ariko njyewe najyaga mvuga nti mani yanjye mbega ibiryo biryoshye. Nuse Cross ubu ngubu iyi nkoko mwayitese ryari? Ibiryo ko mbona biri bya mukanya, kandi saa 12 by'isugo bya hirya ari bino biryo. Cross ati no, kubera ko wari uhari ngomba kugaburira. Nababwiye babyuka saa 6 z'ijoro baratangira barateka, niyo mpamvu ubona ameza yuzuye. Nizere rero yuko bitakubihiye. Nanjye nti no, biraryoshye cyane, ahubwo ndumva byandenze. Cross mana yanjye, ubaye ubuzima bw'abami, ahubwo si n'ubuzima busanzwe. Numvaga yuko uri umukire wawe nyine wo mu Rwanda, ntabwo numvaga yuko ushobora no kugera hano ngaha nawe ugakomeza ukaba umukire uzi gukoresha n'abazungu. Cross ati no, nta nubwo ari n'ibyo gusa, ahubwo hano bafite business nyinshi ubundi no mu kazi, kuko mukanya ndaje ngiye kuri company yanjye Cross Enterprise, na hano tufite amashami. Ntekereza ko ari naho twatangiriye, ni nayo icyicaro kinini kiri, nubwo wabonaga mu Rwanda natindaga. Nabaga ngira ngo nkwirebere, ariko rero atari nawe gusa, no kugira ngo negere famille, kurabizi ndi umunyarwanda, famille yanjye yose nihiri. Ubwo rero ibintu byose numvaga biri kunungura, ndarya numva nyine nta nubwo nshaka ibiryo cyane. Cross thanks, reka none tugende. Wampaye umushoferi akantwara, ati no, ndakwitwarira Sofia, atagukoresha impanuka. Ndavuga ariko sikazira, nisizo ke uri kumandi mujiki wawe, ndi mubyara wawe, ndi mama wawe, ndi ikise cyawe ku buryo ushaka guspending ibintu bingana kuri akose. Cross birahagije, ibyo nkuri birahagije, reka gukomeza kwigora cyane rwose, ibintu biraza kumera neza. Cross ntabwo byumva, ahita sohoka ahubwo banguka tugende, anyinjiza muri ya modoka nziza cyane. Ubwo turagenda tujya kwa Jackie. Numvaga
nubwo nari ndimo guseka numvaga umushiha wanyishe, ntarimo kumva neza ikintu cyatumye ahamagara crossing aba ari buza kuntwara. Jackie yantwara byari kumutwara iki? Numvaga mufite ibibazo byinshi cyane byo kumubaza. Ubwo rero turinjira mu gipangu, baradukingurira, turagenda, mpita nsanga naho ameza arateguye, nsanga Jeff yateguye ibintu byose. Jeff nawe yari umukire ukomeye cyane wari ufite kampani, ariko ikintu cyanunguye, urumva bose yari abakire, numvaga Jeff agomba kuba aziranye hari wenda na Close, ariko ntabwo bari baziranye. Close nyine arinjira areba Jeff aravuga ati uru rugo ariko mbundi ni urwa Jackie cyangwa Jackie wenda yarashatse afite umugabo, uwo mushuti wawe witwa Jackie. Ndamubwira nti ntabwo ari umugabo ni sheri wenyine, ariko bameze nk'aho babana n'ubundi kuko ageze akarara n'ubu ngubu yaharaye, ariko wakinjira. Turagenda turinjira, baratwakira nyine twankosuzugura turyaho bike. Numvaga nashaka kumutuka Close agihari, kuko numvaga nshaka kumutuka ndi no gukoresha amagambo mabi atuka Close, kandi ntabwo nari kumutuka kameme hari kandi yantabaye, yari ko ari umuco utariho. Ubwo ngubwo Close nyine baratashye, amaze gutaha mbabwiye Jackie, ariko Jackie nakwereka mbe nkwihoreye, Jeff abanza agenda ubundi nsobanurire ikintu cyatumye tujyana mu kabari ukanga kuntana na Jackie. Ubundi Jeff ati ntibikiri kuvuga, nawe uri waje mu kabari se? Ndavuga Jeff sorry mvuze ibintu bitari ngombwa, ariko ibintu bimeze neza cyane rwose, nanjye nanjye kwa boyfriend wanjye niho naraye, nta kibazo. Jackie ati wow warayeyo ahubwo nizere ko guse simwararanye ubwo. Noneho yakomeza kuvuga gutyo nkumva umushiya, nkumva umujinyiri kunyica, nkumva namukubita. Umuntu abone maze gusinda ahita ahamagara umusore nanitayeho nanashaka no mu buzima bwanjye nakatiye ngaza ajye antware. Ndambwira nyine turarya, ndavuga niho naraye nyine. Ubwo ngubwo washize akanya Jeff ati so Jackie impamvu mbyutse negura kare, mfite akazi ngomba gukomeza, urumva sinanaraye mu rugo, ngomba kugerayo ngafata ibintu by'ingenzi nyine nkahita nsubira mu kazi, ko urumva saa moya zimaze kugera, kandi by'ubundi saa 12 n'igice ngomba kuba ndi mu kazi as professionalism. Jackie ati ariko sheri riguri boss, ufite abantu bita ku bintu byawe, ntabwo ari ngombwa ngo ujye kubarura abakozi baje n'abataje. Boss ati ntabwo ibyo bifite ishingiro, kuko kuba aba bakozi baje bataje ibyo ntabwo ari byo mbarura, ahubwo njya kureba abaje ngo ba blessing, mbaramutse, menye uko bameze, mbifuriza akazi keza muri rusange. Ibyo ni ibintu nkora buri munsi kandi nkabikora turebana, hanyuma tugasangira n'ibyo kurya bya mu gitondo mu kazi, ubundi nkaba nabonera aho kujya nshaka, nyuma nkagaruka kuza kugenzura ukuntu akazi kagenze, ariko n'amaraporo nkayasinya n'ibindi. So ndumva ari ibintu byinshi nagusobanura guhita ubyumva, ariko kujya mu kazi ni ngombwa. Reka ngende ahubwo wenda turaza kuvugana nyuma sweetheart, sibyo? Asoma Jackie ku munwa ahita agenda. Ubwo njye mba ndaho ngaho nyine ntegereje yuko arenga igipangu ngo mpite nkwereka ibyo nikorera. Ubwo ngubwo Jeff aragenda, ubundi mbabwiye Jackie ni Jackie nsobanurira, mu mutwe wawe nta kintu ubura. Jackie ati mbura iki se? Nese Sofia ko mbona warakaye, nese kurasi mbona yagufashe neza, ahubwo se mbwira utwo twenda dukuyewe bya byenda byawe wajyanye byagenda by'abanyamakuru biransatsa koko. Ya pantaro yitise n'ishati yo imbere na karuvati n'ikoti wo bitahe, shaka zira myenda irambangamiye, yego nyine uba ufite outfit nziza, ariko ira ni imyenda iyo mu kazi, ntago ari imyenda yo kujyana. Ndavuga ndi ndakwiyamye, ibyo ni ibyo uri kumbwira se? Ibyo by'imyenda ntago ari byo ndi kugarukaho. Mbwira watekereje ute kunyohereza kwa Close? Jackie ati se ahubwo wowe watekereje ute kujye? Njye se nakujyanye, hari imiti twaguteye koko Len, ahubwo weho mbwira ni gute unywa agashoti kamwe ugahita usinda? Numva atangiye kunjagaraza, ndamubwira nti wimbeshya, ntabwo nshobora kunywa agashoti kamwe ngo mpite nsinda, usibye ko nanamenyereye inzoga, ni n'ubwa mbere nari zinyweye. Ariko rero nese njye ndi kwibukirwa n'inzoga nyinshi, nanyweye inzoga nyinshi cyane, ahubwo sinzi ukuntu ibintu byose ndumva njye nacanganye ikimbabara, umbwira ibintu byose byabaye. Jackie ahita atangira arambwira turumva nijoro nyine ukuntu ibintu byari bimeze, ubundi byatangiye twicaye turimo turanywa bisanzwe, abatipe bari kwinjira tukavuga ati mbega umusore mwiza, nyine twibereye muri ibyo biganiro by'abakobwa, nawe urabizi ibyo byo ntekereza yuko byibuka. Ati ibyo ndabyibuka nta kibazo, haza n'umuseriveri w'ibogari turamutuma, ibyo birumvikana. Mbwira ibya ukuntu Close yaje mu buzima bwanjye bwa kabiri.
akomeza ambwira ati urumva ibyo byose byakomeje gutyo ariko dukomeza kunywa ngiye kumva numva utangiye gusinda ngiye kumva numva utangiye kuvuga ibintu biterekeranye numva utangiye kumbwira kurira urimo urambwira ngo uriya mu musaza wawe ngakazi kawe ahubwo rero ikintu navumbuye umwuga w'itangazamakuru ntukwiye kurekana gato kuko ukuri mu maraso kuba ibintu wambwiraga ubwabyo nicyerekana ko ufite trauma ukuntu warimo uravuga ngo nguwe akazi kanjye ngo nabuze ngo umusaza wanjye ariko ibyo tubiveho ubwo rero mpita mbona yuko utari serieux bamamagaye Close kuko niwe muntu nzi wundi nari guhamagara hano muri Amerika ntago nziranye n'abantu urumva nibera mu buzima bw'iwanjye hano nta muntu ubona umwanya kujya kumenyana n'abandi kandi nabo ngabo sinari kuba mbize abo nitwa ngo ndazi niba abantu mamurijwe n'ibintu by'ubugoryi ubu nahamagara umuntu dusangira amabiga ngo aza nkwarire weho ntago byabaho pe ubwo rero nise mamagara Close nubwo utabibonye nabonye kagukunda kandi yaranabikubwiye kuba gukunda rero nta kibi yagukorera mba ndamwamagara ndamubwira ni Close ngereza uyu mukobwa mu rugo Close ndamwohereza nyine ahubwo ntibagirwa kumuha imfunguzo namutumye sinzi ibintu byari bindi mu mutwe sinigeze nibuka kumuhereza urufunguzo Sofia ariko ndumvaga nyine ari bugutahane tu nangerega kari kangezemo noneho mbere yuko muhamagara byagenze gute mbere yuko muhamagara nari ngiye kukwijyanira pe nanagushyize mu modoka ngeze mu muryango nibuka yuko Jeff yari yamamagaye mbwiye ngo agiye kuza nyine hano muri Heaven Paradise dusangire iyi hotel ubwo rero niyo mpamvu yabiteye nyimara kubona hageze nese mvuga ati nabigenza gute bamuhamagaye Close araza akimara kugera kuri Heaven Paradise hotel yahise nyine nari namaze kumubwira ikimuzanye already yegeye mu modoka yanjye arayikingura aragufata gushyira muye nzika gutahanye iby'urufunguzo sinabyibukaga narindi bize pe kandi mbabare unyumve nanjye nari nasinze ubwo rero nge numvaga ko gutahanye hano nahageze nijoro nasinze sinigeze ntekereza ngo Sofia arahari sinigeze nza kukureba mba ndiryamye ko nari ndi kumwe na sheri wanjye mu gitondo ahubwo nibwo nakangutse nkanguka saa moya gutyo mbajije nabyutse nguhamagara Jeff baravuze ati hari undi muntu muri ino nzu se ati ko byumba byose nabizengurutse Sofia nawe nabonye Sofia ntabwo hari nta ndwara ya mba ndavuze nti mane yanjye umukobwa w'abandi arihe muri kino gihugu nibwo Jeff rero yambwiye ko mumaze kuvugana wamuhamagaye umutima wanjye rero ugiye hamwe ngo amuhamagaye mubwira ko umeze neza ahubwo ugiye kuza ndavuga rikaza tubwira aho yaraye ubwo rero nuko byagenze ahubwo mbwira weho byagenze gute nyine ubwo ngubwo numvise ntacyo narenzaho ndavuga nakundi nyine ariko ikintu cya mbere nari ndamahoro nta kibazo nagize nicyo cyatumye nyine ntanabitindaho cyane mba ndavuze nti wahora nigeze ngiye numva ndibuka baba seriveri bari kutuseriva turi kugenda tubatuka bamwe tubabwira neza abandi tubatipinga sinigeze menye ibi byakurikiye gusa ikintu nibuka nuko nabyutse nkabona ndi mu nzu nziza cyane ni paradizo umva ko ufite inzu nziza iyo ngiyo sinzi ubwo ni ijuru rito nabyutse nsaga mu cyumba cyiza cyane cy'amabara meza ndibyo mbona ibintu byose ni byiza cyane ndavuga ahantu ndi mvuze induru ngiye kubona mbona Close ari nje none induru nyuma ndasara none numva birandenze ubwo rero Jackie mana yanjye nyine yahise aza aranturisha ambwira ukuntu ibintu byose byagenze ukuntu wamuhamagaye ndavuga nti Jackie aho mufatira ndamuhitana nuko rero ibintu byagenze gusa nyine yahise anzana nahise musaba yuko yanzana baranjyanye turabanza turasangira turya ibyo kurya bya mu gitondo abanzanye ahangaha ndabyumva nyine umeze neza cyane n'umugabo wawe ubwo rero nibwo Jackie nawe yese nca mu ijambo arambwira ati nizere ko mwararanye haraye hahiye kandi nkubwira yuko ndamusubiza kandi nkubwira yuko naraye mu cyumba cyanjye nyine ntago Close ibyo bintu igeze abikora ahubwo byantunguye cyane Close nabonye atandukanye n'ukuntu namukekaga numvaga ibyo bintu atabikora rwose numvaga nyine wumve ngo natunguye kandi noneho ngo namurukiye namubangame cyane ngo yananyamindura imyenda nuko nyine ahubwo ibyo ngibyo tubiveho ndumva nyifitemo akantu k'agahangova mana yanjye wane nshakira akaboyiro nekera akaboyiro Jackie ahubwo reka mbe ndyamyeho gake Jackie ati nanjye niko meze nanjye ndikumva nkashaka nise sinaraye nsinze ndayigutekera mu biki nawe yitekera ndabunga ni Jack shamba bariya nukuri Jack ako kanya itavuga tukereka mamagare rero Wilson azayidutekera ndavuga niko sikanga ahubwo ugiye kugagarura mu buzima bwawe Jack ati sibise mba nkubwira nyine nisanga mukene nese ngo batanatazanga yiteke n'indi uze kuyiteka ndabunga ni yihorere turaza gushaka ahantu tujya kwirya muri hotel ahubwo reka turyame nyine turuhuke
ubwo rero ako kanya duhita turuhuka. Gusa Close ntabwo yongera kumpamagara, urumva yaba ari amasaha mu gitondo turaryama, twongera gukanguka mu masaha ya nimugoroba. Tukimara gukanguka urumva njye mba naje naribya mu gitondo, nabo baba baribya mu gitondo. Jeff yasize ateguye, none twumva twashonjemo gake, tuba turahavuye turongera turasohoka, ariko tuvuga ko nta nzoga turi buze kunywa. Dufata inzira turagenda. Ako kanya ubwo twari turi mu modoka turimo kwerekeza ahantu tuba tugiye kuri resitora, tuba tugiye gufataho boyiro nyine ngo tunarye bisanzwe. Mu nzira turimo kugenda nagiye kubona mbona Jackie yitabye telefone. Jackie yitaba telefone, njya kumva numva arimo kuvugana n'umuntu amubwira ati turumva sheri nyine ndenda kugaruka mu Rwanda tugakora ubukwe ibintu byose bikagenda neza kandi ndagukunda cyane n'ukuri. Ndabwo ni Jackie, uwo ni Jeff ugera mu Rwanda. Jackie ni Wilson se ninde? Jackie arambwira ati no, ntabwo ari umwe muri abo ngabo, njye mfite umukunzi nkunda, mfite umuhungu dukundana twakuranye rero mu rugo bansabye kuba nabana nawe. Nta mafaranga agira ariko mbona afite inzozi, afite ahantu ashobora kugera, rero nanjye nsigaye mukunda, ndumva nazagenda nkajya kubana nawe nubwo umutima wanjye umbuza, simbyumva neza rwose. Na Jeff ni umunyarwanda regard kandi wabibonye, Jeff nawe ni umwana mwiza cyane twabana, ariko ndi kwibaza se ndabana na Jeff nyine nkumva mfite undi muhungu nkunda, numva ntazi nyine icyo gukora tu. Ako kanya rero numva binshanze bitamuze, none se Jackie uwo muhungu aheruka kuguhamagara ryari? Ahita ambwira ati uyu muhungu turavugana cyane, n'ejo twaravuganye mu masaha ya kare ahari, ndumva duheruka kuvugana ejo. Ntangana n'uwo muhungu ndumva ntiyamatsiko, nyereka turebe. Jackie abanyeretse ifoto y'uwo musore byita Sheri, ndebye neza ngiye nitegereje, mpita nsanga uwo muhungu ni Marcus. Byaranunguye cyane, ndavuga Marcus nasize mu Rwanda. Ahita ambwira none se Marcus uramuzi? Ndamubwira Marcus ndamuzi cyane, ahubwo rese umunyamakuru wandika, ni umunyamakuru w'umushakashatsi cyane, abantu benshi baramwiyambaza, ariko njye none turi inshuti. Marcus ni inshuti yanjye, ahubwo uze kumumereza tuvugane. Ariko si ni Sheri wawe gute Marcus afite umugore? Ako kanya Jackie yisaba nk'ukubiswe n'inkuba, ndabibona mbona inkubira mukubise rwose turi ku manywa. Arambwira tuvuze ngo iki Sofia, Marcus afite umugore? Ndamubwira ni Marcus afite umugore rwose. Marcus afite umugore yashatse, afite umugore banakoze ubwo gusa nese ubwo kucyaba kubeshya. Jackie nahise mbona abaye nk'uwijimye, aratangira ati Sofia, nicyo kintu mba nkubwira, kubona umuntu ugukunda byanyabyo muri kino gihe biragoye. Marcus naramukundaga, Marcus mwohereza amafaranga, ariko nanjye nkabona impamvu Marcus buri kanya amafaranga. Marcus ambwira yuko afite akazi, ariko nkajya kumva ngo afite ibibazo byinshi, nkibaza ibibazo ufite uri umusore, naramwubakiye inzu koko. Marcus arambabaje cyane n'ukuri. Ndumva ntazi icyo gukora. Marcus mu rugo bamumbujije kenshi, nyine bari bariyakire bumva yuko tugiye kubana, ariko mu rugo bakavuga ati uriya muhungu w'imbwa urabana nawe ngo bigende bite. Erega mu rugo nabo bazi Jeff, kuko Jeff abyatega akajya gusura imiryango yo mu rugo akabubakira akabafasha. Mu rugo bazi Jeff, ariko narabwiye mama Jeff simukunda, mureka abubakire, namara kububakira yabahinduriye ubuzima nzamukatira nze kwibanira na Marcus mu Rwanda. None umva ibyakoze, mbabarira nshakira amafoto yabo y'ubukwe, mite mwanga burundu n'ubuzima bwe bwose. Yamuje na base na ba nyina nabo bamufasha muri ubwo butekamutwe, ariko ntabwo biri burangirira. Nshakira amafoto mwireke, ntabwo yankora bino bintu ngo birangire, nta nubwo ndi kubyemera. Ariko njye ariko Sofia urambeshya, nyereka ibimenyetso by'uko ibintu uri kuvuga ari byo. Ahita avuga ati ibimenyetso se bindi by'iki, ahubwo uranze zana telefone nakoreka nkwereke. Ndeba mu isakoshi yanjye nkuramo telefone yanjye, ubwo bankizemo nomero za Marcus ndamuhamagara. Ati hey besta umeze gute se? Marcus ati sha meze neza, kuva wagenda ukagenda ntiwigeze umpamagara, ahubwo se none ubigenje gute? Mitambwa no, urumva nari ndese mukadi, iyo ndaguhamagara ntago ari kumbona. Ntise umeze gute, umugore n'abana baraho? Marcus ati sha umugore wanjye ameze neza kabisa, urumva ranatwite turenda kubyara umwana wa kabiri. Nanjye nti wawe Imana n'ukuri ibafasha, ariko sha umugore wawe uziko namwibuka neza, wampaye amafoto yanyu y'ubukwe nkareba ko namwibuka.
Mike aza kukanyita ayanyuriza kuri WhatsApp nyereka Jackie akimara kuyabona abonye ari Marcus navugaga umutwe wese umurya baguye muri koma. Yahise agwa muri koma ku kanya, sinari nzi gutwara imodoka, nagiye kubona mbona umuntu yituye hasi yarafashe vora, imodoka ibitangiye kuyobagurika, ibintu byose byaranshanze. Yego imodoka nari nyeze ariko nta ruhushya rwo gutwara nari mfite rwo kuba natwarira hariya, kandi nta nubwo nari naridekaraye wenda ngo ngende sinari nzi nicyo bisaba kuba natwara muri uwo muhanda. Ibintu byose byanyikaragiye, numvise irarangiye, numvise isi irangiye. Ubwo nahise mwegeze mfata vora ntangira kuyobora, ibintu biranyobera, ibyuya biza mu ntoki, numvise itangiye kundangira. Mfata telefone ngo mpamagare Jeff umubwire ibibaye. Yes, ndagushimiye kuba wakurikiye inkuru yitwaga Love in Shadow. Twari turi gukurikirana igice cya 6 was rest. Ntabwo ari last episode kuko dufite n'igice cya 7 nacyo kiri buze gutambukaho uyu munsi. Reka ngushimire rero, hanyuma nkurarikire rero kuzakurikira Love in Shadow ikurikira. Mukomeze kugubwa neza, gukora subscribe nimubifitiye umumaro. Mugubwe neza.